amusange iruhande rwa sonorizasiyo. uwitwa Sibomana Jean Claude wo muri paruwasi ya Bukungu Santari Musango nantange kuri bakure hari imbere azamusanga hano kuri sonorizasiyo niho ahagaze. umudamu waturutse Isave uwitwa Odette waturutse Tumba yatwaje ibintu namusanga hano kuri sonorizasiyo. iyo mugabo Evariste Nyangisha Marisiyani ntabwayi aze amurebe hano iruhande rwa sonorizasiyo. iradukunda Jean yabaragiye Kayanza umwana waturutse Kayanza ashaka mama we witwa Mayine Beata azamusanga hano iruhande rwa sonorizasiyo. Ja, weiß.
nanjye nushaka umfoto ariko uyizuminge gutya uyigire gutya nibwo ubibona neza. Ariko tukayitoza wese neza nk'igatse yose byabaye
umukiza wacu Yezu Kristo yazutsemo. Iki cyumweru by'umwihariko turahimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Kuva ku munsi wa Pasika ya mbere abakristo bateranira hamwe basangira inyigisho banamanyura umugati. Turabyumva mu isomo rya mbere. Yesu kandi aha abigishwa ububasha bwo gukiza ibyaha. Turabyumva mu isomo rya kabiri. Mu ivanjiri Yesu araduha ubutumwa, araduha amahoro no kwemera. Muhaguruke dutangire igitambo cy'Ukarisiya. Umutwe wa kabiri umurongo wa 42 kugeza ku murongo wa 47. Zaburi ni 118. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 9. Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 19.
Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Wewe ndiye mwamba wetu uliyepasuka maji ndani ya jangwa. Tuko hapa sisi wote wakubwa kwa wadogo, tunaomba neema itumike ndani ya mioyo yetu. Wewe umetuleta kutoka kwetu, tumefika hapa kusudi tufungue mioyo yetu ili tukukumbuke kama mfalme. Wewe umekufa msalabani, ukatiririka damu ikaosha dhambi zetu. Tunakuongoza Bwana kutoka mbingu, ili tusijishukie mahali hapa, ili tupate neema kutoka mbingu. Tumpigie Mungu mikono na vigelegele. Asifiwe, asifiwe, Tunakushukuru Imana yacu, tunakushukuru ko ubuzima bwacu Nyagasani ntabwo twakurikiye gahinda, kuko Nyagasani wari gupfira ku musaraba urazuka. Nyagasani bityo utwongera ubuzima, utwereka ko natwe tuzabaho. Kandi Nyagasani igihe umaze kuzuka watwemereye ko tutazaba imfubyi usubira mu ijuru, ariko utwemereye ko uzatwohereza uwakunehoza ubu wawe natumanukire muri aka kanya. Yongere atugwizemo amahoro, yongere aduhe gutuza, cyane cyane muri aka kanya tugiye gukurikira igitambo cy'umwana wawe. Nyagasani uwo naze atuze mu mitima yacu amahoro, atume dutega amatwi, atume Nyagasani tubasha kuzirikana ibigiye kutubwira mu ijambo ryawe, atume turushaho kuzirikana icyo wasize uvuze uti iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye, maze tuze kwakira umubiri w'umwana wawe n'amaraso ye. Nyagasani twemera ko ari muzima mu gitambo cy'Eucharistie. Ngwino Roho wa Nyagasani. Oh,
umutima umwe mbashyiremo umwuka mushya nzavana mu mubiri wanyu umutima w'ibuye mbashyiremo umutima wumva kugira ngo mugendere ku mategeko yanjye n'imigenzo yanjye kandi muzabikurikize maze muzamere umuryango nanjye n'Imana yanyu. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 11 umurongo wa 19 kugera ku wa 20.
turakira tugasimbuka twishimiye kubera wowe nyagasani turaguhimbaje turagukuza uyu munsi wa none tuzi ko turi buronke ibyishimo dukomoraho tuzi ko ntacyo turi bukuburanire uyu munsi uraduha amahoro uradukiza uraduhumuriza nyagasani turagushimira uyu munsi wa none habwa ikuzo nyagasani usingiriza abavandimwe wakirije abantu usingiriza umuvandimwe wakirije umugongo usingiriza umuvandimwe wakirije ibibyimba usingiriza abavandimwe wakirije ibikomere usingiriza abavandimwe wakirije indwara abaganga byari byabananiye ahantu haza nyagasani ahantu harigaragarije barabibonye n'amaso yacu barabyumvise n'amatwi yacu nyagasani wakoze ibitangaza bikomeye ubura bari kugira ngo wongere wigaragaze ubahora bari ku ngoyi ubahora abafite amakimbirane wongere imiryango ahantu muri iki kibaya watangiye urubyaro nyagasani baravugirije impundu barateguriye ibibondo bakoze nyagasani n'uyu munsi urabikora imirimo yawe ntabwo yarangiye urafubika abafite intego urasusurutsa abasuherewe nyagasani w'igitangaza uhoraho nyagasani uzahora ibihe byose turabigushimiye kuguha icyubahiro cyose kandi bavandimwe dushimira imana twiga ko turi mu isezerano uyu munsi nyagasani ari mu isezerano najyanye natwe urabishira kumenya abantu b'impuhwe z'imana abakostina ko impuhwe z'imana ari kwibera rirese itegereje abana baryohe rero mube maso twihaze impuhwe z'imana ziradutegereje shimirwa nyagasani Yeah.
hari byinshi twaje gutura Imana, ibyo byose ni kubw'impuhwe zayo. Muriteguye tugiye rero gusingiza Imana, twishimira byinshi yakoze. Iyi mvura hari abashobora kuyinuba, nyamara muzi ko mu minsi ishize twarayifuje cyane. Iyi mvura rero ni impuhwe z'Imana. Twishimire yuko yaguye, twishimire kandi ko impamvu yayo ni ukugira ngo tubashe kubaho. Tugere gusingiza Imana, twishimira byinshi yakoze, cyane cyane yuko yatugejeje no kuri uyu munsi w'impuhwe zayo. Twarabiteguye, turabiteganya, none babashije kugera aha ngaha. Tugere kubisingiriza Imana, tubikorera ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Singizwa Nyagasani, habwa ikuzo Yesu. Amen. Ayo mashi Nyagasani, habwa ikuzo Nyagasani. Nyagasani
kanya twirukanye yose kibi twirukanye amamosha twirukanye n'ibibi byose twidutahe mu mitima yacu nyagasani kandi tuze neza Nyagasani turagushimira uyu munsi wa none turagushimira Nyagasani ko wageneye uyu munsi kugira ngo twakire impuhwe zawe ni wowe wawutangaje Nyagasani natwe twitabiriye waraduhamagaye dukora gahunda ariko ni wowe wazujuje turagushimira ko watugejeje aha ngaha turagushimira ibyo witeguye kuduha byose habwa ikuzo Nyagasani amaze kubona imbaga nk'iyi yatekereje kwihaza impuhwe ze imyaka yatambutse umushumba wa diyoseze ya Kabgayi yigeze kuza aravuga ngo abonye ukuntu imbaga ingana uku n'uku iyo yaba atarahari yaza akayisanga arebye ukuntu twahangaye niko tukaza Nyagasani yajya kudusezereza impuhwe ze mureke tumushimire muri uyu buzima kuri paji ya 10 maze tugende mwumve mwese dushimire